Twongere tubifurize gukomeza kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Ni ku itariki ya 7 Mata 2025 n'umunsi ngarukamwaka, akaba ari umunsi ukwibuka ku nshuro ya 31 kuri uyu mwaka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nari nagiye mvuga ko ari umunsi ngarukamwaka wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi bitandukanye byaganiriweho kuri uyu munsi, ariko mu byo Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagarutse harimo rero n'ijambo yavuze ko yigeze kubwirwa ko azicwa, nk'uko tugiye kubirebera hamwe muri aya makuru ku buryo urambuye. Reka rero nongere nihanganishe abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda muri rusange, by'umwihariko twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ababuze baba muri jenoside ndetse n'abandi batewe ibikomere na jenoside yakorewe abatutsi. Reka rero tubafate mu mugongo, tunarushaho gukomeza kubihanganisha muri ibi bihe byo ukwibuka, ndetse akaba ari n'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Perezida Paul Kagame yatangaje ko hari abantu bigeze kujya kumureba bamubwira ko akunda kunenga ibihugu bikomeye ku isi, bityo ko yishyira rero mu byago byo kuzicwa, ariko we abasubiza ko n'ubundi aho kubaho mu buzima bw'ikinyoma byaruta ugapfa, nk'uko yabigarutseho kuri uyu wa 7 Mata 2025 mu muhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi wabereye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Muri uyu muhango Perezida Kagame yavuze ko iyo abanyarwanda bagaragaza icyizere cy'uko jenoside itazongera kubaho mu Rwanda, bitavuze ko abayigizemo uruhare cyangwa ababashyigikiye baretse umugambi wo kurimbura u Rwanda, kuko bahora bagerageza icyatuma barukuraho. Yagize ati rero ntibizongera, kuko hari abantu bazahaguruka rero bakarwana. Ntabwo rero ari ku bushake bw'abantu bake bifuza ko dushiraho iki gihugu rero kikavaho. Ni gute abantu bakwemera ko bibaho? Ni gute abantu batahaguruka ngo barwane? Perezida Kagame yahamije ko igihe umuntu rero adahagurutse ngo arwane, n'ubundi biba bivuze ko agomba rero gupfa. Ariko rero ufashe iya mbere akarwana abafite amahirwe menshi yo kurokoka kandi akabaho neza mu gihe kiri imbere. Ubuzima rero bufite agaciro nk'uko bikwiye, nk'uko Perezida Kagame yabigarutse. Yagize ati rero kuki ntagerageza guhaguruka nkarwana, wenda ko wagira amahirwe ukarokoka ukabaho ubuzima bwawe aho kubireka, ukareka rero abantu bakagufata nk'aho kuba uriho rero ari impuhwe bakugiriye. Yavuze ko rero hari abantu bajyaga rero bamusanga bakamutera ubwoba, bamubwira ko rero nakomeza kunenga mu ruhame abayobozi b'ibihugu bikomeye bizarangira bamwisha. Agira ati hari n'abantu bazaga kuntera ubwoba ngo uravuga cyane ukanenga abayobozi b'ibihugu bikomeye bazakwica. Bivuze ko rero ari abicanyi. Ariko rero narabasubizaga nti niba ndi ahangaha rero ngo nemere ko ibi bibaho, n'ubundi sinaba nibara nkaho ndi mu buzima cyangwa se nkaba ndi muzima. Nahitamo rero gupfa aho kubaho ubuzima bw'ikinyoma, kwishushanya ubuzima bwanjye bwose ku wundi muntu, n'ubundi sinaba ndiho, nk'uko yabigarutse. Agize ati kuki ntapfa mpangana Abanyarwanda, kuki mutapfa mu Rwanda aho gupfa rero gutyo gusa ugapfa nk'isasi? Kubera iki? Perezida Kagame kandi yavuze ko Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange rero badakwiye kwemera kubaho mu buzima bwo gutesha agaciro, ahubwo bagomba kubaho bahangana. Agira ati ubutumwa bwanjye ku bandi Banyafurika babaho gutyo rero buri munsi bateshwa agaciro bakabyemera bagasaba, ntabwo rero nasaba undi muntu kubaho. Tuzahangana, nintsindwa nzatsindwa, ariko rero hari amahirwe menshi ko iyo uhagurutse ugahangana uzabaho, kandi uzabaho ubuzima bufite agaciro ukwiriye, nk'uko Perezida Kagame yabigarutse. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda kandi Paul Kagame yavuze ko ibihugu byinshi bikomeye bigerageza kurwanya igihugu cy'u Rwanda bishingiye rero cyangwa se bishyigikiye abo cyangwa se aho bifite inyungu, ariko rero ngo rugomba gukomeza kubaho uko urushaka. Agira ati tugomba kubaho ubuzima bwacu, tugomba kubaho uko tubishaka, tugomba kubiharanira, kandi nzabibwira buri wese imbona nkubone ngo aragapfa. Naza yibwira ngo rero ndagufatira ibihano, iki uragapfa. Ufite rero ibibazo byawe, genda ubikemure undekere ibyanjye, nk'uko Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yabigarutse. U Rwanda kandi rukaba ruherutse guhagarika umubano n'igihugu cy'Ububiligi, kuko rero bwafashe uruhande mu makimbirane ari mu karere bujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda, kandi bugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda. Ariko byose rero
rero bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero Ububiligi kandi bukaba bwagarutsweho nk'uko Dr Jean Damascene Bizimana yakomeje kugenda abigaruka, hakaba ari Minisitiri w'Ubumwe rero bw'Abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu. Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko rero Ububiligi nabwo bufite uruhare rukomeye mu mateka asharira y'u Rwanda yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 uko uyu mugabo yabigarutseho. N'ingingo rero yagarutsweho kuri uyu wa mbere ubwo hatangizwaga iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, n'umuhango kandi wabimburiwe no gushyira inabo kumva zihuriyemo abarenga cyangwa se ziruhukiyemo abarenga 250 ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali, wayobowe na Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame banacanye urumuri rw'icyizere. Uyu muhango kandi witabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego nkuru z'u Rwanda. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu Dr Bizimana Jean Damascene yatanze ikiganiro kigaragaza uruhare rw'Ububiligi mu mateka y'ivangura mu Rwanda. Yagejeje rero no kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yashimangiye ko mu myaka 109 nta gihugu na kimwe ku isi cyashotoye ikindi nk'uko Ububiligi bumaze igihe bubikorera u Rwanda. Agira ati jenoside yakorewe abatutsi yaturutse ku bukoroni bwimbitse cyangwa se bwimitse irondabwoko ryatumye jenoside itekerezwa igakorwa amahanga abireba. Isuzuma ry'amateka ngiye kunyuramo rero mu nshamake rirerekana ko nta gihugu na kimwe ku isi kimaze imyaka 109 gisenya ikindi nk'uko Ububiligi bubikorera u Rwanda kuva bwarukoroniza. Umuhango kandi wo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ubaye mu gihe umubano w'u Rwanda n'Ububiligi wahagaze biturutse ku kuba iki gihugu gishinja u Rwanda uruhare mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bukaba bukomeje kurusabira ibihano. N'ibirego kandi byaje bisanga indi myitwarire igayitse y'Ububiligi irimo kwanga ambasaderi u Rwanda. Ikindi kandi harimo guhishira abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi no gushyigikira abagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi byose byatumye u Rwanda rufata icyemezo cyo guca umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko rero iyi myitwarire y'Ububiligi atari iya none. Agira ati byatangiye mu 1916 Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza bumvikana kugabanya imbibi izo u Rwanda rwari rwaraguwe n'abami Ruganzu Ndori hagati y'1600 n'1623 na Kigeli Nyamuheshera hagati y'1648 n'1692 bageze cyangwa se bageze u Rwanda muri teritwari za Masisi na Rucuru n'ahandi. Yakomeje avuga ko hakurikiyeho amategeko akakaye arimo iryo kuwa 21 Werurwe 1917 ryashyizweho ibihano by'ikiboko n'iryo kuwa 26 Nyakanga 2025 ryambuye u Rwanda ubusugire bwarwo, n'irindi ryo ku itariki ya 11 Mutarama mu 1926 ryemeje ko u Rwanda ruzagengwa n'amategeko ya Kongo yashyirwagaho n'Ububiligi. Ayo mategeko kandi Minisitiri Bizimana yagarutseho yateye u Rwanda akarengane anacamo ibice Abanyarwanda. Mu 1924 n'1926 Ububiligi bwagiranye amasezerano n'umuryango w'abibumbye ateganyaga kugeza u Rwanda ku ngingo 3 zikurikira: ubwisanzure bwa politike, ubukungu n'imibereho myiza n'iterambere ry'uburezi, kwigenera ibikwiriye Abanyarwanda bakayobora igihugu cyabo ubwabo, kubahiriza uburenganzira bwa muntu nta vangura rishingiye ku bwoko, igitsina cyangwa idini. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko ikibabaje ari uko Ububiligi butigeze bwubahiriza izo ngingo, ahubwo bwavunguye Abanyarwanda bugatangira no kwica abami barwo. Agira ati ntibyakozwe, ahubwo Ububiligi bwinjiye irondabwoko mu Banyarwanda nk'iryari iwabo hagati y'Abufame ndetse n'aba Walonzi. Hatangizwa kandi impinduramatwara hagati y'1926 n'1932 ayoboye n'Ababiligi. Umwami Musinga yarabirwanyije bamucira rero muri Kongo ku itariki cyangwa se bamucira muri Kongo ku itariki ya 12 Ugushyingo 1931 bimika umwana we rero Rudahigwa nyuma y'iminsi igera kuri 4. Yakomeje avuga ko rero kugira ngo Rudahigwa abasha kumvikana n'Ababiligi yemeye kubatizwa, ariko rero nabwo birangira atanyuzwe. Rudahigwa kandi yahisemo kutarwanya rero abazungu, arabatizwa mu 1943 anegurira u Rwanda Kristu umwami. Mu 1946 papa cyangwa se Papa Pio wa kangahe, ntago rero ndi kusoma iramibare neza, ngo byaramushimishije amugenera impeta rero ayambikwa ku itariki ya 20 Mata 1947. Byatumye Ababiligi bamworohera afata ibyemezo bica akarengane rero, ariko aharanira ubwigenge bw'igihugu
ikindi kandi birabarakaza. Ababiligi kandi ngo biyemeje gusimbuza Rudahigwa birangira bafashe icyemezo kibi cyo kumwica atanga muri Nyakanga 1959. Bizimana agira ati rero nta kindi gihugu cya Afurika abakoroni biciye abami babiri, umubyeyi n'umwana we rero ku maherere uretse igihugu cy'u Rwanda, kuko yakomeje kugenda abigarukaho muri aya mateka maremare. Yagarutseho rero kuri uyu munsi wo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Agaragaza ko rero Ububiligi bwagiye rugira uruhare mu bikorwa byinshi bitandukanye, cyane cyane rero hano mu gihugu cy'u Rwanda, birimo no kurema amoko mu Banyarwanda, nyamara Abanyarwanda bari babanye neza mu bihe byo hambere, nk'uko Minisita Dr Bizimana Jean Damascene yakomeje kugenda abigarukaho.